umenya umurongo ugomba guhagararamo ukarandura igiti kitatewe na Kristo mu rugo rwawe bigatuma urugo rwawe rukomeza kubaho. Kandi mushumba yagiye abisobanura cyane, barana ibiganiro birahari, iby'inzozi birahari, ibintu byose yagiye abisobanura, ariko ndagira ngo mbamenyeshe hejuru y'ibyo byose shitani icyabarwanya no kugira ngo ijuru ritoya ry'amahirwe y'ibyishimo bive muri urwo rugo. Ariko nubwo abirwanya, iyo uhagaze mu murongo nkuko ejo twaturimo kuvuga mu mugambi w'Imana, ejo hashize twavuga mu mugambi w'Imana, iyo uhagaze mu murongo shitani abura hacengerera, abura harwanirira, agakomeza akaguhiga ariko nta bubasha afite. Ni nkaho ubundi shitani ntago yicaye, ntatuza mu bana, ntago yatuza. Uri umukobwa ushaka gukora ubukwe ntagatuza, uri umusore ntatuza, uri umugabo ntatuza, ugira diplome ntatuze, ukayiga ukabona minervaru ukacyura diplome, yarangiza akakubuza akazi warize neza, ugira amafaranga ukarangura ugacuruza ukabura abakiriya, wabona ukazajya ubona igihe cyarangiye nabo bakaza ari ince nikize. Ariko no kuvuga ngo shitani cyashinzwe kunaniza ikiremwa muntu, ashinzwe kunaniza ikiremwa muntu mu nzira zarizo zose. Ariko hari amahirwe nubwo uyu mwuka uhora urwana, nubwo uyu mwuka uhora uhiga abantu, uyu mwuka uhora utugenza, uyu mwuka uhora uturwanya, amahirwe ni ayahe? Pawulo ngo ari mu nzira z'i Damasiko yahuye n'Imana, avugana nayo, imubwira kujya kwa Filipo. Arangije ngo hari umugore witwa Foyibi waturukaga i Korino, ngo areba abakozi b'Imana i Yerusalemu, arabareba, arabitegereza, ati ntihazagira umuntu uza kutubeshya iwacu i Korino ngo ubundi uyu Foyibi ngo yacuruzaga ibiringiti i Yerusalemu, yaracuruzaga ari umuzunguzayi. Rero ku munsi w'igihe kimwe uzuye umwuka arabareba, arabiti ati ntihazagira umuntu uza kutubeshya. Noneho ngo Pawulo ngo ajya i Korino, ajya kuvuga ubutumwa. Ageze i Korino agiye kuvuga ubutumwa, witwa Foyibi baramuhamagara ati ngwino turebere, uwo watubwiye ko abantu b'Imana bose bazi, ngwino turebere uyo ninde. Ni nk'aho wavuze ngo izi ngo ziri hano muri uyu mudugudu, zituye hano muri uyu mudugudu, wowe muyobozi w'umudugudu kuzizi, urazizi, abahatuye barazi, uruzima n'uri cyangwa se mutekano bose ko atamenye ngo yego. Ariko uruzima n'uruhe, urutari uruzima n'uruhe, ahari amakimbirane abahazi. Noneho ngo Foyibi ngo arazamuka, aragenda areba Pawulo, ngo areba ibintu Imana irimo kugenda imukoresha. Ngo abirebye aramwitegereza, aramureba, abona ntabwo ari mu bantu bari i Yerusalemu. Aramubwira ati vuba yoretse mbanze nkubaze, Petero niko ndamuzi ko Yohana n'abandi bose ko mbazi, wowe ko ntakubonye i Yerusalemu, uturutse uravuga ibya Kristo bandi, uturutse. Pawulo aramubwira ngo iyabujuje zirambaraga nayo nahuriye nayo mu nzira z'i Damasiko. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ubumwe bw'abera ministries, si itorero, si idini, nta nubwo rigenda kubaho. Ijambo ry'Imana ryeruye riravuga riti umuntu nzajya muganiriza mu nzozi. Iyo urebye igitabo cya 14 bigaragaza ko inzozi ari zo muntu, kandi inzozi nicyo cyerekezo cyazajyamo. Hanyuma rero byinshi mu buzima bikunze guhagarikwa n'imbaraga mbi z'abarozi ndetse bakoreshwa na Satani, kuko Satani ubwe ntabwo ajya amenya icyo dutekereza, ahubwo arakeka, yarangiza agakoresha ibirere bikurwanya, nk'uko ijambo ryo mu Efeso ryavuze ngo ntidukirana n'abantu, ahubwo dukirana n'imbaraga mbi z'ahantu ho mu ijuru z'abanyabushobozi. Na Efeso 6:10. Aho rero n'umwe bw'abera ministries uhagaze mu gusenya ibicaniro, mu gusenya imbaraga z'abarozi, mu gusenya imbaraga z'ubukene, mu gusenya imbaraga z'uburwayi. Dukubita hasi ibicaniro byose by'abadayimoni, tutitaye kubikora cyangwa ubitekereza, twifuza ko inzozi zasohora. Umwe bw'abera ministries ntabwo twifuza ko umuntu yava mu idini, guma mu idini urimo n'itoro urimo, ahubwo ukiranukire muri ryo, maze ubuzima buhinduke, nawe uhindura ubugabane. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste ubakunda cyane, twubaka hazaza, twubaka ibizaza,
tudatewe ubwoba n'ibivugwa, ahubwo duhagaze ku ijambo ry'Imana. Nta murozi wagushobora Imana ituye muri wowe, ubwo Imana igenderamo uzanatsinda. Shalom shalom. Kurikira Umwagabera Ministries kandi uganire n'abandi, ubuzima buhinduke nawe uhindura ubw'abandi. Amahirwe ubona ntukayapfusha ubusa, yahana abantu. Nongeye kugusuhuza ngo hano ikaze ku Umwagabera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Aho dukurikiye aho uri hose wumve uguwe neza, tukwifurije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Jerry, ndagarutse n'ubundi dukomeza kubwira umushumba aho ari ngo arware ubukira, yongera agaruke mu murimo. Yego, Sirasi niwe tugiye kubana n'ubundi muri iki kiganiro. Yesu ashimwe. Sira ahimbazwe, ikaze ku Umwagabera. Yego, murakoze kumpa ikaze ku Umwagabera. Twabonye umugisha, imvura yaguye. Imvura igomba kugwa, ni na ngombwa, ni umugisha mu bantu bayo. Ni umugisha mu bantu bayo, kandi imvura ni ngombwa ko igomba kugwa kugira ngo natwe turusheho kugubwa neza. Amafu ni meza, ubushyuhe n'akavumbi muri Kigali, ahantu hose ndetse mu gihugu hose kari kamaze iminsi katameze neza. Yego, ni byiza cyane. Rero reka dusenge ubundi tugaruke tugabura iby'Imana yashyize ku mutima wanyu. Murakoze. Mana, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, kuri Imana yo kwiringirwa. Muri aka kanya no muri aya masaha ndasenze ngo umuntu wese ukurikirana Umwagabera umwuzuza umugisha utavogerwa, umugisha wo kurindwa indwara, umugisha wo gukomera, umugisha wo guhirwa, ndetse n'umugisha wo kurama. Nanjye ntaba ari njyewe, ahubwo aba ari wowe ukorera muri njyewe, kugira ngo buri muntu wese uzatega amatwi iki kiganiro azarushaho kunezerwa no kumenya no guhishurirwa biturutse muri Kristo Yesu. Urakoze kugiye kudufasha njyewe na Jerry, kandi buri muntu wese arushaho kugubwa neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane Sira. Amaze iminsi ndi gukurikira yaba ibiganiro twakoze, yaba ibintu byinshi abantu bagenda bibaza. Hari ikintu kimwe kigenda kigaruka, ndetse bamwe bakemeza ko kiri no kugira uruhare runini rwo gutuma haba isenyuka ry'ingo. Ni ukuvuga ngo Satani aragikoresha cyane, habe ku miryango yamaze gushingwa, ubwo ni hagati y'abashakanye mu miryango yabo, ndetse cyangwa se kikaba cyagira uruhare rwo gutuma n'iyagagombye kubakwa itabaho. Icyo nta kindi rero ni inzozi, cyangwa se ni igikoresho Satani akunda gukoresha, ikintu bita umugabo w'ijoro, cyangwa umugore w'ijoro, imbaraga za nijoro, ariko ziganisha ku busambanyi. Ndagira ngo ari icyo tuganiriza, kuko abantu benshi bakomeje kuvuga bati iki kintu kirimo kirangiza umuryango, kandi Satani ni icyo gikoresho gikomeye cyane akoresha. Yego, mbere na mbere nongeye gushimira mushumba uwampaye aka kanya. Mushumba wampaye aka kanya, yego, nubwo arwaye, nagira ngo mbibutse, ararwaye, ntago ameze neza, kandi mu musengere, twese dufatanye tumusengere, kandi munamuhamagare. Nimba ushaka no kumusura umusuri, nabyo ni byiza. Ni umurimo mwiza Imana ikunda, wo gusura abarwayi, kuko ijambo riratubwira ngo azatubaza ngo ko nari ndwaye mwaransuye. Kandi gusura umuntu ni ibikorwa bibiri, ni ukumugeraho, ndetse ugize n'icyo ufite mu mufuka, n'umufuka ugakoraho kugira ngo ugure igikwiye, ubona gikwiye ku buzima bwe. Ariko turabashimira rero ko natwe mutwereka ko mudukunda. Nanjye ndabibashimira, nk'uko umushumba bayabigaragaje ko nkunda, akemera ko nza gukora ikiganiro. Dusanzwe dukorana, dusanzwe ari umubyeyi. Imana ikomeze imuturindire, imuhe kurama. Ntabwo nabura kutabivugaje, Imana imuhe kurama kugira ngo akomeze tugeze ibintu by'ubwenge, dusobanukirwe. Ndibuka ko tumaze iminsi turimo atubwira ibintu, atubwira ikimenyetso cy'imbwa. ariko nawe ajya bivuga ati ibi bintu nubwo mba ndi kubivuga Satani ntabwo abashaka ko mbivuga, abagira ngo dukomeze tube mu gihirahiro, ntagire uvuga ukuri niyo utinyutse kubivuga, ahubwo wowe wabivuze akugabaho ibitero bindi bikomeye cyane. Shitani aba yagabye ibitero kuri we kuko aba yahishuye imigambi ye mu bantu, bagasobanukirwa aho bicaye n'aho batuye n'aho bakorera, bagasobanukirwa ibyo barwana nabyo, bigatuma bakomeza urugendo babitsinze. Rero nago Shitani abagomba kumugabaho ibitero, ariko yaratsinzwe
ikimenyimenyi ni uko mu minsi igiye kuzaza muzamubona ariko ubumwe bw'abera ari mu kongera kudusubiza muri modo y'ibyiza agenda tugezaho tugasobanukirwa. Urabikwa uri umbwiye ikintu cyitwa ingongo zisenyuka. Mu minsi yashize twari turi mu ikintu cyitwa umwuka w'imbwa yari yahishuriwe. Umwuka w'imbwa ari mu kutubwira ati mbwa ubonye ryama hagati y'umugabo wawe n'umugore biba birangiye, umwe muri mwebwe ananirwa igikorwa. Umwe muri mwebwe ananirwa igikorwa bigatuma yaba ari umugabo wananiwe umugore, bigatuma ajya gushaka ubishobora, bigatuma ajya gushaka ubishobora, cyangwa umugabo nakajya gushaka ubishobora. Ariko uwo ni umwuka nyine w'imbwa, umwuka w'imbwa, ndetse shitani nicyo ashinzwe gukora kugira ngo asenye urugo, kuko urugo ubundi niryo juru ritoya Jerry, niryo juru ritoya rya hano mu isi. Iyo umubyeyi umudama abanye n'umugabo we neza, shitani arafuha, arababara, agomba kubateranya kuko no muri Edeni yarabikoze. Muri Edeni yarabikoze, abagomba rero gusenya umuryango, k'umuryango umugore afite ubushobozi n'itorero, umugore n'itorero, umugabo umutwe w'ushushanya Kristo. No kuvuga ngo rero muri ubu bushobozi shitani afite bwo kurwanya umuryango kugira ngo awusenye, ababonye imbaraga yawusenya ugatandukana. Ariko ntabwo byashoboka, nubwo shitani hari abo yigirizaho nkana, nuko baba batari basobanukirwa ikimenyetso cyaho bahagaze. Ni nkaho navuze ngo ubundi gusenya urugo ni ibintu bitagakwiye kubaho, ariko kubera uyu mwuka wa shitani urimo kwiruka mu ngo cyane kugira ngo zisenye, ariko twagiye tubisobanukirwa ikibitera. Hari ukurota nabi, ibimenyetso by'abantu bagenda barota, hari ukuryama ukabona abadayimoni baraje bagufata mu bundi buryo budasanzwe. Ariko nubwo biba bimeze uko nguko, hari no gusobanukirwa izo nzozi. Iyo wazisobanukiwe ukazibaza abazisobanukiwe bakazigusobanurira, bituma umenya umurongo ugomba guhagararamo, ukarandura igiti kitatewe na Kristo mu rugo rwawe, bigatuma urugo rwawe rukomeza kubaho. Kandi mushumba yagiye abisobanura cyane, ibiganiro birahari, iby'inzozi birahari, ibintu byose yagiye abisobanura. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe hejuru y'ibyo byose shitani icyabarwanya no kugira ngo ijuru ritoya ry'amahirwe y'ibyishimo bive muri urwo rugo. Ariko nubwo abirwanya, iyo uhagaze mu murongo, nk'uko ejo twari turimo kuvuga mu mugambi w'Imana, ejo hashize twavuga mu mugambi w'Imana, iyo uhagaze mu murongo, shitani abura hacengerera, abura harwanirira, agakomeza akaguhiga, ariko nta bubasha afite. Ni nkaho ubundi shitani ntago yicaye, ntatuza mu bana, ntago yatuza. Uri umukobwa ushaka gukora ubukwe ntagatuza, uri umusore ntatuza, uri umugabo ntatuza, ugira diplome ntatuze, ukayiga ukabona minerval ukacyura diplome, yarangiza akakubuza akazi warize neza. Ugira amafaranga ukarangura ugacuruza ukabura abakiriya, wabona ukazajya ubona igihe cyarangiye, nabo bakaza ari ince nikize. Ariko nukuvuga ngo shitani ashinzwe kunaniza ikiremwa muntu, ashinzwe kunaniza ikiremwa muntu mu nzira arizo zose. Ariko hari amahirwe, nubwo uyu mwuka uhora urwana, nubwo uyu mwuka uhora uhiga abantu, uyu mwuka uhora utugenza, uyu mwuka uhora uturwanya, amahirwe ni ayahe? Pawulo ngo ari mu nzira zijya i Damasiko, yahuye n'Imana, avugana nayo, mubwira kujya kwa Filipo. Arangije ngo hari umugore witwa Foyibi waturukaga i Korino, ngo areba abakozi b'Imana i Yerusalemu, arabareba, arabitegereza, ati ntihazagira umuntu uza kutubeshya iwacu i Korino. Ngo ubundi uyu Foyibi ngo yacuruzaga ibiringiti i Yerusalemu, yaracuruzaga, ari umuzunguzayi. Rero ku munsi w'igihe kimwe uzuye umwuka, arabareba, ati ntihazagira umuntu uza kutubeshya. Noneho ngo Pawulo ngo ajya i Korino, ajya kuvuga ubutumwa. Ageze i Korino agiye kuvuga ubutumwa, witwa Foyibi baramuhamagara ati ngwino turebere, uwo watubwiye ko abantu b'Imana bose bazi. Ngwino turebere, uyo ninde? Ni nk'aho wavuze ngo izi ngo ziri hano muri uyu mudugudu, zituye hano muri uyu mudugudu, wowe muyobozi w'umudugudu kuzizi, urazizi, abahatuye barazi, uruzima n'uri, cyangwa se mutekano, cyangwa bose ko atamenye ngo. Yego. Ariko
uruzima ni uruhe urutari uruzima ni uruhe ahari amakimbirane abahazi yego abahazi noneho ngo Foyibi ngo arazamuka aragenda areba Pawulo ngo areba ibintu Imana irimo kugenda imukoresha ngo abirebye aramwitegereza aramureba abona ntabwo ari mu bantu bari i Yerusalemu aramubwira ati vuba yoretse mbanze nkubaze Petero niko ndamuzi ko Yohana n'abandi bose ko mbazi wowe ko ntakubonye i Yerusalemu uturutse he uravuga ibya Kristo bana uturutse he Pawulo aramubwira ngo iyabujuje zirambaraga nayo nahuriye nayo mu nzira z'igi Damasiko yabahaye zirambaraga nanjye ikorera muri ngewe amen Foyibi baravuga ati ndemeye ari igihe rero isi icugusa umuntu yego ikamucugusa acuruza ikamucugusa ari mu kazi runaka ari umuyobozi ikamucugusira ku ntebe ikayizunguza ku buryo ahahamba akava ati none ndapfuye kandi iyo igucugushije uragenda ukagira agahinda kadashira ushobora kugenda muri viyo bita agahinda kakuzuye yego ishobora ikagucugusa shitani akaguteza umugore akagucugusa aguteza umugabo akagucugusa abana bakagucugusa ukagenda ukazengera ukababara ukagira agahinda kenshi ariko hari amahirwe yego ayo mahirwe ni ayahe nuko ukomeje gukurikiranwa kandi ugukurikirana afite ububasha n'ubushobozi nubuhe rero ubwo bushobozi wemeye ko urugo rubaho wemeye ko umuryango ubaho ntago yakwemera gutesha agaciro uwo muryango wisanzuriho mu kuba uriho mu kuba uhumeka mu kuba wambara ese ubu wambwira ukuntu amagufa yakuriye mu mubiri wawe igitangaza cy'Imana ntabwo wabishobora ntabwo wabimenya wambwira aho umuyaga uhuha uturuka ntabwo wahamenya ejo twari turi kwibaza ngo iyo umuntu acanye itara urumuri rujya hewe kandi utakinguye amadirishya iyo ucanye itara umwijima ujya he ni ukuvuga ngo uwo umwijima haba haje umucyo ni ukuvuga ngo umwijima uhora urwanya umucyo yego noneho umucyo nawo ugahora urwanya umwijima ni nayo mpamvu iyaremye umucyo ikarema n'umwijima ni nayo mpamvu iyo usomye mu itangiriro hari rya jambo rivuga ngo Imana irarema ngo imaze kurema ngo ibona isi nta shusho hari igihe umuntu agira urugo rutagira ishusho yego ibonye nta shusho iravuga ngo ese nakora iki ngo kandi umwijima wagendaga hejuru y'amazi nta kintu iravuga ngo nakora iki ijuru Imana ikora ikintu gikomeye ikintu yakoze gikomeye nuko yatandukanyije amazi itandukanya n'umwijima byose irabitandukanya dushimiye rero Imana ishoboye byose mu rwego ikoreramo ngo imaze kubitandukanya imaze kubyigizayo imaze kubigira bizima abantu bakurikiranye ubumwe bw'abera nayo mbatangarize ngo hari ibintu Imana ikwiye gutandukanya ku buzima bw'umuntu ukaba mu mucyo ntube mu mwijima ukaba mu bintu bifite ishusho ntube mu bintu bidafite ishusho ngo iravuga ngo umucyo nuba amanywa umwijima nuba ijoro umva igitangaza kirimo ubundi iyahanitse inyenyeri igashyiraho ukwezi kandi ikabisikanya ku buryo bitarwana ku buryo bitateza ikibazo ku buryo mbese amanywa n'ijoro agasimburanwa n'ijoro ni ikimenyetso kigaragaza yuko nubwo umuryango haba harimo ibibazo byinshi intambara zirimo zitera agahinda mu muryango ni ikimenyetso kigaragaza yuko iyatanze umucyo ugasimbura umwijima no mu muryango uwo mwijima waba wicayemo yazanamo umucyo wa mwijima ugahunga urabyumvise je ndi kubyumva ni ukuvuga ngo rero izi mbaraga nubwo zirwanya umuntu ntabwo zamurwanya ngo zimugireho ububasha kubera ko wemeye ko uru rugo rubaho cyangwa umuryango ubaho nigeze kujya ahantu mu rubanza rumwe rw'umuryango bagiye gutandukana babyemeje ko bagiye gutandukana umuyobozi abacamanza baravuga ati umugore ayongorera umugabo we umucamanza aravuga ati nta muntu wemerewe kuvuga hano mu rukiko kuki uri mu kuvuga umugore ati mu minota 10 yonyine barabibemerera baragenda bajya ahantu baraganira turangije tubona bagarutse bafatanya agatoki kandi bari baje bari baje kuburana bwa nyuma kugira ngo batandukanye kwa kagatanya
tubona bagarutse bafitanye agatoki ku kandi, twese twahise dukomera tuvuza induru. Ubwo abo bantu bakomeraga bari baje inyuma y'abantu bagiye gutana. Ubwo hari umwe wari uri mu ruhande rw'undi, hari n'undi wari mu ruhande rw'undi. Yego. None ni ukuvuga ngo ariko nanone babonye bagarutse bafitanye agatoki ku kandi bahita bakomera bavuga ati ntago bagitanye. Yego. Bisobanuye iki? Uwo ni shitani n'ingabo ze. Bari boherejemo ibitero byo kugira ngo urugo rusenyuka. Uyu mwuka wiri guzenguruka ingo kugira ngo zisenye, ugateza imbaraga mbi ku bantu. Uyu mwuka ni mubi. Ariko najya nkumenyesha yuko ntago umuntu yatsindwa kuko wemeye ko akora ubukwe, wemeye ko ubyara, wemeye ko ubaho ukura mu mugambi w'Imana, ntago yagutesha agaciro. Arakomeza akagukurikirana. Jewe murabyumva cyane. Murabyumva. Nimo ndabyumva. Yego. Urakoze cyane Silas. Ikindi kintu abantu baba bibaza bati imbaraga z'Imana se buriya zigaragara ryari ko mbona ibintu hose biri kwanga bikantsikamira. Abantu akesha abantu babona ibibatsikamira gusa. Ntago babona iby'Imana yakoze. Abantu babona ibibatsikamira. Ubwo ndibuka harya Elisa ni n'umugaragu we ni Gihazi. Avuga ati ngwino urebe noneho mwami aratwishe, reba ingabo bazanye ni nyinshi. Ibyo ni bya bindi nakubwiraga. Yego. Abantu bareba ibibatsikamira. Oya. Uvuze ibintu byiza je. Gihazi yari afite amakuru ariko ntahishurirwa. Yego. Ubwo yarebaga nyine ibyaje kubatsikamira. We yaramaze kumva amakuru ko ari ibihinda. Yego. Anasohotse arabibona ko anasohotse abona ibintu bihinda, kandi abona bifite amatoroshi. Umugaragu w'Imana we yiryamye. Umugaragu w'Imana wararyamye iwe uri barabyumva. We ntago ari mu makuru, ari mwihishurirwa. Ubwo wihishurirwa arenza amaso ibyo ngibyo, arenza amakuru, arenza ibyo biri mu kuza bihinda, arenza uwo muryango w'ibiro winjiramo, arenza iyo nzu uraramo iyo taje, arenza iyo modoka ubamo, amenya imbere uko haza kumera, arenza uko kugumirwa, byose arabirenza, arenza ubwo bushomoye byose nta kimwe arabirenza. Yego. Kubera ihishurirwa areba hirya wowe utareba. Uri barabyumva. No Gihazi we yagombaga kureba nk'umuntu utara amakuru. Uko amakuru hari amakuru abeshya. Yego. Makuru yose burya nagaba yizewe. Hari amakuru abeshya. Gihazi aravuga ati reba ziriya ngabo zirebe. Ariko umuntu w'Imana witwa Elisa aravuga ati icara hasi. Yego. Icara hasi uteke icyayi, uteke nirire winzanaho ibintu by'induru. Kubera yuko wowe ufite amakuru ariko njye mfite ihishurirwa. Yego. Umuntu wese ufite amakuru arahinda. Uko amakuru kandi abamo ibibazo bikomeye cyane. Hari igihe bafite amakuru y'inzaniko z'abamurega. Ariko atazi ko hejuru yo kumurega ufite ihishurirwa abona ko nubwo bazaregwa atazatsindwa kubera ko nta cyarimo. Azatsindwa bizafata ubusa. Ufite amakuru abona ko azatsindwa, ariko ufite ihishurirwa abona ko atazatsindwa kuko nta cyaha harimo. Yego. Gihazi rero yagomba gutaka kubera ko ari mu makuru, kandi yasohoka akareba ibyo bicanye, akareba ibyo bintu bimukanuriye, akavuga ati biranyica. Ati we nta hishurirwa ufite. Kubera we nta hishurirwa afite. Timana mukore ku maso nawe ahishurirwa reba ingabo ziturinze. Hari igihe umuntu arahamuka atazi zimurinze uko zingana. Abantu bakurikirana ubumwe bw'abera ndayo mbatangarize ngo ukuboko kwakuremye n'ukuboko kwakoze imirimo ikomeye ku buzima bwawe. Ukuboko kwakuremye n'ukuboko kwakoze imirimo ikomeye ku buzima bwawe ntabwo kwakwemera yuko ingabo zikwica kandi iyakuremye gufiteho umugambi, ahubwo izinaniriza imbere yawe. Amen. Nuvuga ngo ntago yabyemera. Gihazi yararyamye araze. Gihazi aravuga ati ndapfuye, turapfuye na databuja. Ariko Elisa yari afite umugambi w'Imana muri we, umugambi w'Imana umuhishurirwa. Cyo guhishurirwa. Yego. Hejuru yako kazi ufite nuhishurirwa uzatsinda.
hejuru y'urwo rugo ubona ari ibibazo n'uyishurirwa uzarusengera urusengero rushyire urugotesha imbaraga z'amasengesho bitume rudasenyuka. Ibintu byose biguhiga, izo mbaraga zose ziguhiga zizaneshwa kubera yuko wegereye. Yaravuze ngo nge ndi kumwe namwe, nzabarindira aho muzajya hose, kandi avuga ngo nzabagarura muri iki gihugu, kandi avuga ngo sinzabasiga ntari nakora ibyo mbabwiye. Yego. Nitangira 28:15 aravuga ngo ndi kumwe namwe, nzabarinda aho muzajya hose, kandi nzabagarura muri iki gihugu. Igihugu si icyurimo, ahubwo ni igihugu cy'amasezerano, uba warambuwe amasezerano. Yego. Noneho kubera ko Imana igufite umugambi ikakugarura mu masezerano, amen, yarangiza ikavuga ngo sinzagusiga. Ntabwo Imana igisiga umuntu wayo, ntabwo Imana igimusiga. Yego je wari uri mu mbazi. Urakoze cyane, nagira ngo nyine tugana ku musozo, hanyuma mvuge nti turasoza dusenga, ariko nyine nibutse n'abantu ko bagukurikira kuri Yankoraho TV, barasangaho inyigisho zawe, ariko nyine tugihanganisha Mushumba yuko akirwaye, ariko aragaruka vuba, ariko koroherwa. Aragaruka vuba, ariko koroherwa, kandi natwe turamukunda cyane. Imana imuhe gukira, namwe mukurikirana ndabizi ko mumukunda. Njya mbareba ku rubuga, mba ndeba ukuntu mubyandika, abo kwiriba ry'amazi adudubiza kuri Nihokori, abo ku bumwe bw'abera, mwese njya mbareba. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ariko nkuko wabivuze Jerry, n'ubundi nomero yanjye reka nyitange, ni 078229 6karindwi ni 078229 aho wambona nta kintu bitwaye. kandi no kujya kuri Ankoraho TV urushaho kugubwa neza, wasanga naho hari iyo nomero yindi y'8229 maze murushaho kugubwa neza. Reka dusenge. Mana turagushimiye gushoboye byose, ukuboko kwiza gukomeze kuba kuri buri muntu wese. Dushinganishije ingo, dushinganisha abavandimwe, abadukurikiye bose, ubuzuza imbaraga n'ubutsinzi biturutse muri Kristo Yesu. Ndasabye ngo buri muntu wese umwimane mu ruhande arimo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Imana ibamugishe.